uravuga uti ntabwo byoroshye ko ngera aha hantu ariko reka mpamagara abantu bahari bamube hafi. Kiriya ni ikintu gikomeye ngenda kizirikana wankoreye cyankoze ku mutima. Umuntu ni gutakumenya akagira umutwaro wo kukuzirikana akumva situation yose urimo arifuza guhagararana nawe. Eko rero uko uhagararana natwe mu bihe byose natwe twifuje ko tugomba guhagararana nawe noneho mu byishimo ndetse n'ibitari ibyishimo. Ibihe byose turahari nk'abantu bagukunda, nk'abantu bifuza ko tugumana Esther anezerewe, Esther akeye mu maso, uri mwiza. Umuhanzi wacu yabikubwiye ni ukuri uri mwiza kandi ufite umutima mwiza, ufite ubumuntu, ufite ubupfura. Gusa ndagukunda, ntabwo nabona ikintu nakuvuga. Wamavuko nguri mwiza uri gitangaza, ubwiza bwawe burabarangaza. You don't have to change, I think about yourself. You are beautiful the way you are. You are beautiful the way you are. You are beautiful the way you are. Esther umeze ute? Uyu munsi twifuje kugutongora. Wakwibaza ngo ni iki tuje kukubwira? Nta kindi tukubwira, nukubwira kuri mwiza, nukubwira ko uri ingenzi, nukubwira ko tugukunda. Esther turagukunda cyane cyane. Twebwe turi aha n'abadahari, ariko uyu munsi ngewe n'Abamerika twavuze ngo ni iki twakorera inshuti yacu. Ese twabigenza gute? Tavuga rero reka twagere tumubwire ngo turamukunda kandi uri umumaro, uri umugisha wacu. Tugukomeyeho, turazirikana ineza yawe, tuzirikana ibyiza byawe bya buri munsi. Uri umuntu udasanzwe kuri twe. Hashize iminsi mike isabukuru yawe ibaye, ariko twaravuze ngo ku munsi wawe ntago twagufatisha, ntago twari kukubona. Tavuze tuzakora gute, tuzabigenza gute? Uyu munsi rero twari tubizi kuri bwirirwe mu rugo uri kuruhuka. Tavuga rero muri aka karuhuko gato ntago turi umutindire, ariko ni byiza tumubwire ngo turamukunda, tumubwire ngo turamuzirikana. Esther uri umugisha, uri inshuti nziza. Ngewe ndabivugira ku ruhande rwanjye, n'Amerika araza kwivugira. Nge nakumenye kwera Amerika, ariko uri umuntu udasanzwe, uri umuntu urwana ishyaka ry'abandi, uri umuntu haranira ibyishimo by'abandi, uri umuntu mbese ushaka ko abantu bahora bishimye. Rero twaravuze se ni igiki twagukorera twebwe natwe, umuntu haranira ibyishimo byacu, umuntu haranira ko umuntu ahorana abantu, umuntu haranira ko abantu bahora bakeye mu maso banezerewe. Natwe tugomba kumugeraho tukabimubwira, tukamubwira ngo ni umugisha, ni inshuti yacu, ni umuntu mwiza, turifuza kumugumana, turifuza kumuhorana kandi tukaguhorana wishimye. Narabikubwiye kuri anniversaire yawe, nariko ngenda kwivuga ngo ndifuza kuguhorana ariko nkorane unezerewe, ngorane ukeye mu maso, ngorane n'umutima unezerewe. Ibyo rero nta wundi bitanga ni Kristo, ariko natwe yadushyizemo kubona amaso abona abantu badukunda, abantu batuzirikana. Esther uri kuntu wanzirikanye ndi kwa muganga, nagiye kubyara. Uravuga uti ntabwo byoroshye ko ngera aha hantu, ariko reka mpamagara abantu bahari bamube hafi.
kiriya ni ikintu gikomeye ngenda kizirikana wankoreye cyankoze ku mutima. Umuntu ni gutakumenya akagira umutwaro wo kukuzirikana akumva situation yose urimo arifuza guhagararana nawe. Rero uko uhagararana natwe mu bihe byose, natwe twifuje ko tugomba guhagararana nawe noneho mu byishimo ndetse n'ibitari ibyishimo. Ibihe byose turahari nk'abantu bagukunda, nk'abantu bifuza ko tugumana Esther anezerewe, Esther akeye mu maso. Uri mwiza, umuhanzi wacu yabikubwiye, ni ukuri uri mwiza kandi ufite umutima mwiza, ufite ubumuntu, ufite ubupfura. Ngewe sinabasha kubisobanura ariko uri umuntu udasanzwe. Icyo dusaba Imana ikuturindire kandi kurinde unezerewe. Hari abantu bariho ariko mu buzima butishimye, mu buzima bw'umubabaro, mu buzima budakeye. Turifuza rero kuguhorana unezerewe. Ibisabwa byose detail, Kristo ajya akora detail, niwe uzizi. Esther azikore. Uyu mwaka uzaba umwaka udasanzwe, uzaba umwaka w'ibyishimo, uzaba umwaka wo kuvuza impundu, uzaba umwaka wo kongera kuvuga ineza y'Imana birenze ibyo tuvuga. Dufite ibyo tuvuga, turifuza no kuvuga ibirenze. Rero turakwifuriza guhirwa, kurama, umva ubuzima bwose bwiza, wishimye. Uri umugisha Mana yanjye, uri inshuti nziza, uri umubyeyi mwiza, turagukunda. Rero nta birenze twazanye, nta birenze dufite, ariko dufite amagambo yo kukubwira ngo tugukomeyeho, dufite amagambo yo kukubwira ngo turagukunda, dufite amagambo yo kukubwira ngo uri inshuti yacu nziza kandi twifuza kugumana. Sari abantu se bagiye baza mu buzima bwawe bakagenda, twe turabafite, twagiye tubona atari beza turabarekura. Natwe hari abantu wenda bagiye babona ko tutari beza baraturekura, ariko twe twabonye kuri mwiza, twabonye kuri inshuti nziza, twifuza kukugumana, twifuza kugukomeza, tugukomeyeho. Rero turakwifuriza kubaho n'indi myaka myinshi, imyaka Kristo akomeze mbese abigenze neza, aguhaze uburame ndetse natwe turame, turamane kandi tunezerewe. Hanyuma rero turagukunda, nta kiruta ko tugukunda. Urwo rurabo twazanye n'ukubwira ngo uhora usa neza, uhora ukeye, uhora utoshye mu maso yawe. Namwe kuva nakubona sindabona wijimye ngo ufite umwanyari. Ntukaze mu izina rya Yesu. Ibitwenge, ibyishimo, ibyiza n'ukuri bijye biguhoraho. Hanyuma kariya ka gift harimo akantu gato nyine ni souvenir, ni urwibutso. Uzajya ukareba ukavuga ngo hari abantu bankunda, hari abantu nyine banzirikana, hari abantu bifuza guhora bibuka ko bahari ku bwawe. Turahari ku bwawe iki gihe n'ibindi bihe byose. Jewe rero Sylvie ndagukunda cyane kandi uri mwiza. Ujye ugenda uvuge ngo ndi mwiza. Nukuri ni kubw'icyubahiro cy'Imana uri mwiza pe. Hari abantu Satani ajya agendera, njye mfite umukuzine wanjye, umuntu akishyiramo ko ari mubi neza, Satani akamutera akavuga ngo ndi mubi, ngo ndi mubi. Ugasanga umwana yagize nka depression akavuga ngo ndi mubi kandi ari mwiza. Wowe rero uri mwiza, ufite n'abantu babibona kubw'icyubahiro nyine cy'Imana. Uri mwiza, turagukunda. Esther turagukunda. Njye na Amerika turagukunda cyane cyane cyane. Reba Amerika yaje n'akabebe, aravuga ariko aze kugira ngo uko twari tubiza Esther koko umunanira afite turamufatisha turamubona, ariko twaje hano kubera tugukunda kandi tuzaguhorana ibihe n'ibihe. Amerika ngabwira Esther ikintu kiri ku mutima wawe. Esther uri mwiza. Ntabwo nabona ikintu nakuvuga, gusa ndagukunda ku buryo ntamenya ukuntu mbisobanura, ariko ndagukunda. Ndishimye kuri uyu munsi wawe, ntabitekereje ariko rimwe na rimwe ngatekereza ko kugira ngo umuntu akubone bitakoroha kuri uriya munsi, ariko turavuga uko biri kose tuzakubona. Turashima Imana rero yakuduhaye ukaba mu buzima bwacu. Ni igitangaza gikomeye, ni umugisha ukomeye kukugira, kubana nawe ni byiza, ni byiza cyane cyane kandi uri umunyamahoro, wanyigishije ibintu byinshi, wanyigishije kubaho mu buzima bwishimye, wanyigishije kubaho mu buzima nezerewe, wanyigishije kubaho mu buzima bwo kwiremera ibirori, wanyigishije kubaho mu buzima bwo gukunda, wanyigishije kwihangana.
mbese nakwigiyeho ibintu byinshi. Uri umugisha kuri njye n'umuryango wanjye n'inshuti zanjye, kandi inshuti zanjye zose zishimira kuba tugufite. Imana ishimwe ko yakuduhaye. Niwe wari ukwiriye kuza mu buzima bwanjye, kuko Imana yagukoresheje byinshi byinshi ntabasha kurondora, ntabasha kuvuga. Gusa uri mwiza, uri mwiza pe. Mpora mbikubwira, njya mbikubwira ko uri mwiza, akubwira nti Imana yakugiriye neza, uri mwiza imbere n'inyuma, haba ku mutima haba ku mubiri, uri umuntu mwiza. Rero Imana iguha umugisha. Tukwifurije rero umwaka mwiza. Uyu mwaka uzakubere mwiza, uzabonemo ibintu byiza, uzabonemo imirimo n'ibitangaza by'Imana, uzawubemo wishimye, uzawubemo uri mu mahoro menshi. Tukwifurije umwaka mwiza rwose. Yesu aguhe umugisha, kandi turagukunda. Nta yindi mpamvu yindi yaduteye kuza hano no kukubwira ko tugukunda. Ni ibintu bibiri. Kimwe cyo ni ukukubwira ngo uri mwiza, ikindi ni ukukubwira ngo turagukunda. Uri umubyeyi mwiza, uri umubyeyi wacu. Imana iguhe umugisha. Urakoze. Nta kindi tubereyeho kuvuga ibyiza, kandi ibyiza tubona tujye tubibwira ababikwiye. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nyine ukwiye ibyiza ajya bihabwa. Rero natwe turabizi ko ukwiriye ibyiza. Niyo mpamvu nta kindi kintu cyatuzanye, nta kindi twaharaniye n'uyu munsi, ni ukukubwira ngo turagukunda, ni ukukubwira ko tugukunda cyane kandi twifuza kukugumana. Kristo akomeza guha umugisha, Kristo aguha uburame, Kristo akunezeze, Kristo akore ibirenze ibyo tumusaba. Hanyuma rero nta kindi tuba tugambiriye, mbese icyo umumaro wacu, icyo tubereyeho ku isi, twamenye ko umumaro wacu ni ukubwira abantu ibyiza, kandi abeza barahari, ababikwiye barahari. Mu babikwiye rero urimo, mu babikwiye uri nimero ya mbere. Rero Esther turagukunda. Umva ubeho wishimye, ubeho unezerewe. Nitujya gusoza hari akaririmbo ndi busaba uriya muntu turirimbe twese ko gushimira Imana, kuko Imana iba yarakoze ibintu birenze kuturinda kuba tukiriho. Twahuye n'ibintu byinshi bikomeye byagakwiye kuduhitana, na Esther yahuye nabyo, ariko Imana iramuhagararaho. Dukwiye rero gushima Imana mu buryo bwose. Sinzi nimba ushoboye kuvuga hari ikintu ushoboye cyangwa uri mu kinya. Sevi, urakoze cyane, urantunguye bikomeye. Ntabwo nabitekerezaga, muri iyi shusho mbibonyemo natunguwe cyane, ariko Imana yo yari ibizi. Yari izi ko uyu munsi uzabaho, yari izi ko uyu munsi uzagera. Iyi sabukuru yanjye ntabwo isanzwe, ni isabukuru y'amateka ku buzima bwanjye. Nyine nkomeje gutungurwa n'ibyiza nk'ibi ngibi. Ntabwo nabiteganyaga, ntabwo nari nzi ko nyine waza uko uje. Ndatunguwe cyane, ariko mbishimiye Imana. Buriya byari biri mu mugambi w'Imana. Iyi sabukuru ntabwo isanzwe, ni isabukuru yanjye ngize bwa mbere. Nabishimira Imana. Ni isabukuru yanjye ngize bwa mbere ndeba neza, uku nyine ndeba n'amaso yanjye. Nabayeho imyaka 28 mfite ikibazo cy'amaso, ntareba neza, ndwaye myopi, ntabona. Ubuzima bwanjye niyizi kuva nkuze menye ubwenge. Ubuzima bwanjye bwose bwari rinete kandi ziremereye za rupe. Rero ndashima Imana uyu munsi ko ntacyambaye rinete za rupe. Uyu munsi ndeba, uyu munsi abantu baraza mu rugo nkabamenya, urinjiye ndakumenya, ariko iyo nza kuba unsanze ntambaye rinete ntabwo nari kukumenya. Rero Imana ishimwe, yankoreye ibintu bikomeye, ntabwo bisanzwe. Nanjye nsigaye nireba nkabona ntabwo bisanzwe, nkabona Imana yakoze ikintu gikomeye ku buzima bwanjye. Kandi si icyo gusa, yarananzuye, nararwaye, ngeraho mbona ko no gupfa bishoboka, ariko Yesu aranzura. Yesu rero wanzuye muri uyu mubiri yazuye, yaranampumuye. Uyu munsi ndareba, uyu munsi ndabona ibyo ntajyaga mbona. Uyu munsi ndagenda mu nzira nkabona abantu, ubundi abantu nababonaga ari ibiti. Uyu munsi ndabona abantu, ndabona ibintu, ndabona ibyo Imana yaremye,
nkabona ubwiza bw'Imana. Rero kuri iyi sabukuru ntabwo isanzwe, ubundi muba mwaranshyinguye, ariko Yesu yashimye kunyongera indi minsi ngo mvuge ineza ye, mvuge kugira neza kwe. Ndumva rero ndishimye cyane birenze, iyo nishimye nyine mbura amagambo mvuga, ariko nshimiye Imana ko yabampaye nk'abavandimwe, yabampaye nk'inshuti. Ntabwo nari nzi ko nyine Umwuka Wera bakoresha ikintu gikomeye kuri uru rwego ariko Umwuka Wera ni mwiza, ndamushimye utumye mbasha kwishima kuri uru rwego. Byose ni kubw'icyubahiro cy'Imana. Turiho mu mugambi w'Imana. Imana ishimwe yatuzigamye mu nzira ndende y'ubuzima, uyu munsi tukaba turiho, kandi Imana ikaba yarabampaye nk'abavandimwe b'umumaro, b'inshuti badasanzwe. Imana ibaha umugisha, ndabashimiye cyane cyane cyane. Mama Eric ndagushimiye, ndagushimiye iki kintu watekereje ntabwo gisanzwe. Ni Imana igukoresheje kugira ngo ibyishimo byanjye byiyongere, kandi Imana ishimwe ko mu byo byishimo atari ukwishima bisanzwe, ahubwo numva Imana iri kubihererwamo icyubahiro, kuko ibyo yakoze, kuba ndiho ndi umugambi w'Imana, kuba ndiho mu mugambi wayo, muri projet yateguye kera. N'abazajya babireba, n'abazajya bambona bajye babona umugambi w'Imana wigendera, kuko ndi umugambi w'Imana. Koze ndanezerewe kubona mutekereza. Nkunda kuririmba, nkunda indirimbo, iyo mbabaye ndaririmba, niyo nishimye ndaririmba. Mwakoze cyane ko mwanzaniye n'umuhanzi, buriya turafatanya kuririmba gatoya, turamya Imana. Numva mfitiye Imana umwenda wo kuyishimira, nta kindi rero nayikoretse kuyiririmbira, nayo tugafatanya n'ibizima, kuko ubu nabo bari kuririmba, izisaba bararirimba, natwe dufatanye nayo kuririmba, kuyihimbaza. Imana ibaha umugisha, murakoze cyane, ndabakunda cyane cyane cyane. turahari ku bwawe. Murakoze. Amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera. Icyo akora n'imbabazi agira, nibyo bituma tumukunda. Imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera. Icyo akora n'imbabazi agira, nibyo bituma tumukunda. Imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Bite ku mutima, uretse yo kuvuga ko Yesu warakoze. Nta yindi ndirimbo bita ku mutima, uretse yo kuvuga ko Yesu warakoze. Nta yindi ndirimbo bita ku mutima, uretse yo kuvuga ko Yesu warakoze. Nta yindi ndirimbo bita ku mutima, uretse
wajyanye natwe maze izina ryawe. kandi mamerike njye ntiyanansuhuje ariko umunsi ni uwa Esther. nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. nta yindi ndirimbo numva mu mutima uretse iyo kuvuga ngo Yesu warakoze. Amena. Iki tugendereye tugambiriye guha icyubahiro Imana, tugambiriye ko icyubahiro cya Yesu cyongera kuzamuka. Nta kindi twaremewe usibye guhimbaza Imana, twaremewe kuvuga gukomera kw'Imana. Mu byo twanaremewe, twaremewe kubwira abantu ko bagomba kwishima. Mwishime iteka. Amen. Kandi Kristo yaravuze ngo nta kindi mbasigiye amahoro. Ayo mahoro rero aganze muri iyi nzu, amahoro ya Kristo aganze muri uru rugo. Hanyuma rero turabwira abantu badukurikiye, namwe mujye mubwira abantu ibyiza. Murabona twaje dufite ubwoba tutazi ko Esther ari bubyakira, ariko Esther yishimye. Nta muntu udakeneye kubwirwa ibyiza, nta muntu udakeneye kumva amagambo meza, nta muntu udakeneye kubona ko abantu bahari bamukunda kandi bamuzirikana. Nawe wabwira inshuti yawe, nawe wabwira umuvandimwe, nawe washimira umuntu wakugiriye neza. Wumvishe ko Esther yanzirikanye ndi kwa muganga, akavuga ati ahantu sinahagera, hahandi uburi hagera abaganga gusa. Atari ko se ni igiki nakora? Reka mbwire umuganga w'inshuti yanjye ajye kundebera Sylvie. Uribaza icyo kintu, umuntu wakoze nk'ibyo cyangwa wakoze ibirenze, mubwire, mushimire, muhururabo, muhamagare, umubwire ngo ndagukunda. Hanyuma rero abashaka ko namwe dutungura abandi turahari kubabwira ibyiza byabo, twandikire utubwire ngo tuhagere, tuzahagera kandi tuzabikora neza. Imana ibahe umugisha, murakoze.